Mu mashyamba ni hamwe mu hantu haba ibintu byinshi kandi biteye amatsiko. Nk'uko byahozeho mu binyejana n'ibisekuru byatubanjirije, abantu bahoranaga amatsiko ku nyamaswa nyinshi zitandukanye. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nyamaswa y'intare abenshi bazi nk'umwami w'ishyamba. Turagaruka ku buzima bwayo, uburyo ihigamo, umubyimba wayo. Uraza gusobanukirwa n'impamvu iyi nyamaswa ariyo bita umwami w'ishyamba. Ese wari uzi ko nubwo intare yamamaye ku rugero uyiziho iboneka mu mashyamba yo muri Afurika gusa? Intare ni imwe mu nyamaswa zifite icyubahiro n'ububasha kurusha izindi. Akenshi ziba mu bihugu nka Tanzania, Botswana, Namibia ndetse na Afurika y'Epfo. Zikunda kuba ahantu hari ibyatsi bito mu bibaya, aho bizorohera kuba zabona izindi nyamaswa zihiga ku buryo bizoroheye. Zikunda guhiga inyamaswa nk'impara, zebra ndetse n'ingurube zo mu ishyamba. Intare y'ingabo ishobora gupima ibiro 150 kugeza ku biro 250, mu gihe y'ingore yo ipima ibiro 100 kugeza ku biro 150. Wakwibaza uti se intare zibaho igihe kingana gute? Turebeye muri rusange, intare ishobora kumara imyaka igera kuri 14, ariko nanone ishobora kuramba kugera ku myaka 10 igihe iba mu ishyamba. Igihe iba mu bushorishori bw'ibiti iba ishobora kuramba kugeza ku myaka 20. Ijwi ry'intare rishobora kumvikana kugeza kuri kilometero 3 rigahagarika izindi nyamaswa, ikaziburira ko umwami w'ishyamba ari hafi. Intare ntibaho yonyine. Intare ziba mu matsinda yitwa pride, ukaba ari nk'umuryango mugari wazo, aho zibikoresha zirinda ibyago biturutse impande n'impande. Uwo muryango wazo ukunze kuba ugizwe n'intare z'ingore nyinshi, nanone ukaba ugizwe n'intare z'ingabo 2 cyangwa 1 n'abana bazo. Intare z'ingore nizo zishinzwe guhiga, mu gihe intare z'ingabo zishinzwe kurinda aho zimaze gufata, zikaharindira ubusugire bwazo kugira ngo hatagira igihungabanya umutekano wazo. Iyo intare zihiga zikoresha ubwenge ndetse buvanze n'ubufatanye. Intare ku muhigo wayo ntago yiruka nk'ingwe, ahubwo itegereza igihe cya nyacyo, ikaba aribwo igwira ikigiye kugira umuhigo. Mu gihe intare imwe ivumbuye inyamaswa, iba ishobora kuyirukansa iyiganisha mu cyerekezo kirimo izindi ntare ngenzi yazo kugira ngo bizorohere kuba zayifata. Igihe intare ifashe inyamaswa yahigaga, ikoresha amenyo yayo ndetse n'amajanja kugira ngo ibashe kuyica, ikayikurura hasi paka ishizemo umwuka. Ariko nanone kandi nubwo intare izwi nk'inyamaswa y'inyembaraga, ntabwo byayibujije kugenda ihura n'ingorane zitandukanye. Ubu umubare wazo waragabanutse cyane bitewe n'ingorane zigenda zihura nazo mu buzima bwazo bwa buri munsi. Ibyo kandi byagiye biterwa n'impamvu zitandukanye, harimo nk'ubuhigi n'abarushimusi bakunda kugenda bashaka imigara yazo, dore ko ikorwamo ibintu byinshi bitandukanye. Intare kandi zagiye zitakaza ahantu zabaga, zigenda zitakaza amatware yazo kubera ibikorwa byinshi bitandukanye nk'ubuhinzi ndetse n'iterambere ry'imijyi n'imihindagurikire y'ikirere, kandi iri mu bintu byagiye bitera igabanuka ry'intare ku isi. Mu myaka yashize intare zagiye zicika aho zabaga, zikagabanuka ku buryo bukomeye, ariko nanone hari abashakashatsi n'abarinzi b'amaparike barwana buri munsi kugira ngo bazirengere zireke gucika burundu. Mu bihugu nka Kenya na Botswana hari ingamba zagiye zishyirwaho zo kubungabunga ubuzima bw'izi nyamaswa kugira ngo zigumane ubuzima bwisanzuye, zibashe kubaho no kuramba imyaka myinshi. Nubwo ishobora kugaragara nk'inyamaswa y'igitinyiro, ariko ishobora no kuba isomo ku bantu. Intare itwigisha ubumwe, ubwitange n'ubuyobozi. Itwigisha kandi ko imbaraga z'ukuri atari izo gukandamiza, ahubwo ari izo kurinda no gufasha abandi igihe bibaye ngombwa. Ese wowe iyo urebye mu maso y'intare ni ikihe kikuza hafi? Ese n'ubwoba budasanzwe? Ese ni icyizere n'icyubahiro? Ibi byose nkubwiye hejuru nicyo byatumye bayita umwami w'ishyamba. Ariko nanone kandi umwami w'ishyamba akeneye kurengera kugira ngo rya jwi nakubwiye hejuru ryumvikana mu birometero bigera kuri 3 rizakomeze ryumvikane mu myaka 1000 izaza iri imbere. Reka ngushimire wowe twabanye muri iyi video, ngushimira ko uri umuntu udasanzwe. Hano ni kuri Buizy Entertainment, wibuke gukora subscribe.